warubizi. Kaze mu kiganiro warubizi, kaze mu muryango munini warubizi. Twari tubakumbuye nk'uko nkunda kuvuga ngo Imana ishimwe, uno munsi uhoraho yaturemeye ngo tunezererwemo. Numva umutima wanje unezerewe cyane kubwa iyi gahunda kandi nsuye kuboneka tugakorana ikiganiro. Turashima Imana cyane ku ntahe iheze twashoboye gukorana na famille ya Bienvenue na Joel, abatwandikiye ama message twararyohewe kubona hari abafashijwe n'ukuri. Imana ibahezagire kubwo ama message yanyu mutwandikira mukatubwira ko ibiganiro byacu bibafasha. Imana ibahezagire cyane. Kuri uyu munsi numva nk'ijambo notangura mbwira abakunzi bacu wa warubizi, numva no babwira ngo umunezero uhoraho nizo nkomezi zacu. Umunezero w'Imana, wa wundi Imana yonyine ishobora kuguha, wa wundi ukwibutsa ico Imana yakoze mu buzima bwacu, umunezero w'agakiza, umunezero kukwibutsa ko wakuwe mu bwami bw'umwiza ugashikira mu bwami bw'umuco. Nukuri kuri uyu munsi numva nta kindi no kwipfuriza umuryango munini wacu warubizi kubabwira ngo umunezero uhoraho ukomeze kuba inkomezi zawe. Ico wowe ukeneye cyose ntibibaze ko kiya kintu ukeneye ni wakironka uzoronka amahoro, ariko umunezero uhoraho nizo nkomezi zawe, niho uzoronka amahoro akwiriye. Rero uyu munsi nagira ibakwe rikomeye cyane, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, ndi kumwe n'umuvyeyi, umuntu aturutse kure, avuye kure, araje abibwire. Kazi urakoze kunyakira Ornella. Wavuze ko mvuye kure, ko mvuye mu Rwanda. Nitwa Consolata Mukandahiro wa Ntege, ariko mbanze ku izina rya Consolata Rugera Inyange. Wow. Kuba dukurikiranye ubwa mbere, turi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri state ya Arizona, mu gisagara ca Phoenix. Niyo mpamvu navuze ko uyu mushitsi wacu avuye kure, avuye nkuko muvyumvise, avuye mu gihugu c'u Rwanda. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Mu kiganiro ca warubizi, aho abantu benshi bahembukira, habamwo intahe, mwebwe muvyita ubuhamya, n'ahantu ni nta platform yo kuvugira imirimo y'Imana, kubavya ivyo Imana igenda idukorera mu buzima bwacu, abantu bakaboneraho gukizwa. Kuko hari igihe umuntu ashobora gukizwa kubera intahe y'umuntu, ubuhamya bw'umuntu. Rero mbere yo gutangura ikiganiro cacu, buri gihe nk'abakristo turabanza tukiragiza Imana, tugasenga kugira ngo ntaba ari twebwe, kugira ngo ico Imana yagushizemo kuri uyu munsi kigire naho yoba umuntu umwe gifasha. Kaze rero twiga abashitsi nibo basenga. Murakoze Ornella. Nyagura ku ngoma Mana ishobora byose, tuje imbere tugushima, tugushimiye kuri Imana yacu, tugushimiye ko waduhamagaye tukakwitaba, twaza imbere yawe tugahumurizwa, twabana bawe amazina zikabarindizwe mu ijuru. Tugushimiye kandi n'umwanya uduhaye wo kugira ngo ntange ubuhamya n'umukobwa wa Ornella. Papa utuyobore, Mwuka wera abe hano hantu rwose, kugira ngo icyo tuvuga cyose kizafashe benshi. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana iguhezagire cyane Mama Consolata. Ndabona urasa neza, uri umuvyeyi mwiza, umuntu akuravye arakubona mu bwiza bw'Imana. None Mama Conso, ni Mama Conso ninde? Urubatse? Wo kwidondora mu majambo makeya? Mu magambo makeya rero, reka mbaze mvuga imyaka yanjye kugira ngo navutse muri 1952 mu kwa 9. Ubwo rero mu kwa 9 k'uyu mwaka 2024 nzagira imyaka 72. Wow. Nishimira Imana cyane. Nishimira Imana cyane. Ntaho narahuye na Yesu bwa mbere mfite imyaka 26. Nari mfite idini ariko nta mibanire na Yesu mfite. Ubwo rero urugendo nari ntangiye urugendo rugana mu ijuru, niko navuga, rwegera Imana. Naje kubatizwa amazi menshi 1984, batizwa Mwuka wera 1986. Ariko urumva icyo gihe nafite imyaka batizwa mu mazi menshi 32. Bambaza uti wari warashatse cyangwa ntibari warashatse?
oya ntabwo narashatse umugabo nubwo abafiyanse bari bahari nakuze numva nzi umusabana ariko ibintu byo gushaka hagira bambaza nkumva ntabwo bindimo sinemere. Wow. Ubwo rero imyaka ariko mpuye na Yesu navuze nti buriya nzakorera Yesu nivuye inyuma nta rugo nubatse nuvuga rero ngo nubwo nari mfite nagiye ngira imyaka yiyongera araza kumva aho yageze ikagera ariko ntabwo nize ngira ipfunwe complex nanezerewe nubwo nari umunyafrika bundi muzika w'Abanyafrika umugisha no gushaka ukabyara ariko numvaga rwose nginezerewe narahuye na Yesu by'ukuri. ubwo mbyihuse Imana nagize ramwe nguzamuga mfite nk'imyaka 40 umva ahubwo bizaba biteye isoni ko nshaka umuga mfite 40 gatangiye kuyimbwira ikomeza kuyimbwira mbyihusemo rero naje gushaka umuga mfite 48. Wow. Hafi 48 mfite 47 n'igice. Ariko hagati nabw'Imana nti rero ngiye gushaka ngiye kwandika ibyo nshaka kuri uwo muntu ko yakomeje kubimbwira nyira no kubandi nemera ko nzashaka umugabo ariko ndabwa nteka ndebe ibyo nshaka rero nto umuntu azaze yuzuza ibi byose natabyuza sinzemera. Kuko nta mugabo nasabye Imana rwose. Imana yigiye kigeze arambwira ati wa muntu araje wa muntu araza koko azayuzuza bya bindi byose. Yari umuntu udasanzwe rwose abamuzi baramuzi ariko yari umuntu umukristo nyakuri ukunda Imana ukundana. Muri make rero nashatse muri 2000 mfite imyaka nabwo hafi 48. Wow. Yenda nihuse ambaze tuse mwa warabyaye ntiwabyaye ntabwo nabyaye abana navanye mu nda ariko yari yarapfakaye muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 hari abana bamwe bapfuye abandi barasigaye abana b'umugabo twashakanye afite abana bamwe basigaye. Ubwo rero iyo umwana tujyana umwana ari kuza tukanezerwa ariko ko nta waje nta nubwo nge navuga ngo narahungabanye pe ko numvaga ari inzira Imana inyuzamo. We yari afite abana rero urugendo rurakomeza nta bana nabyaye ariko ndaza kukubwira ko nasanze ari Imana inzira yanyujemo kugira ngo nzashobore kujya mpumuriza abakobwa batinze gushaka n'abagore batabyaye. Unyuma rero naje no gupfakara kuko wambuze uti warashatse muzima twamaranye imyaka 10 harimo umwe wa fiançailles. Ubwo rero yagezeho ararwara byihuse cyane ahita apfa ariko Imana yari yanteguye muri make ndumva cyangwa muri menshi ndumva ubuzima bwanjye ari ubwo ngubwo donc umupfakazi rero ariko mfite nta bana navanye mu ariko mfite abana benshi rabo yansigiye nabuzukuru n'abandi Imana yagiye impa ndanezerero nta pfunwe nta gahinda ndi mu Imana nezerewe numva ari ibyo. Nashaka dusubire inyuma gatoya none konso urafite abavukanyi urumva ko urugo rugendo imbere yo gukora ubukwe mbega wari ufite abavukanyi wari ufite ababyeyi wakuriye muri famille imeze gute mu majambo make ubuto bwawe bwari bumeze gute byari byoroshe gukizwa muri ico gihe mbega wotubwira abantu uko ne byari bimeze gukizwa ico gihe ntibabibona nk'ukume ngo nibisazi canke kwame ngo abantu benshi ntibari bibabirimo cane wotubwira gatoyo ko byarigenze ugo rugendo rero mu by'ukuri navukiye mu Rwanda ariko kubera amateka yagiye aba mu Rwanda ababyeyi bize guhunga muri 1956 mba nanjye nari nkiri muto icyo gihe ariko bamwe twari dukusemo gato turasigara ko bageze baragaruka. Mu by'ukuri twese noneho nanjye twese duhunga muri 73 ubwo nari mfite imyaka 20. Muhungira he? Bo babugiye Burundi njya muri Kongo niho nabwiye niho nahungiye Burundi bari kwagize none baragaruka ngero nahungiye muri Kongo niho ntabwo nabaye imyaka myinshi Kinshasa niho nabaye naho na Yesu kurera ko icyo gihe ngeri Kinshasa mu by'ukuri abanyarwanda ntabwo basengaga cyane nari narabukiye mu idini runaka ya Katolika ariko nkuko nta mibanire n'Imana mfite navuga ngo Yesu yambwiye cyangwa nasomye Bibiliya ya nta byari bihari bien sûr n'icyo gihe muri 1986 na 1988 bwo nahuye na Yesu bwa mbere nza kwatizwa amazi icyo gihe nyine ntabwo bari benshi ariko kubera ko ntabwo ntari nkiri wacu mu rugo ngo baragira none muri Kongo mwabana mwari kumwe n'ababyeyi n'abavukanyi? Oya no abacyo gihe bavukanye bari baragarutse no mu Rwanda icyo gihe twanze 73 78 gutyo bagaruka mu Rwanda ariko Kinshasa hari muri mama wari uriyo
yarambye n'umutisi murumva twari kuroze cyane ariko niwe watujyanye n'abavandimwe bangiwe n'abavandimwe n'abankurikira bavandimwe bane mbese niho twabaye ntabwo ko ariho twize niho twabaye rero kwa mama wacu rero navuga ko umuryango wari nawe mfite umuryango aho ngaho ni ingero watangiye gukizwa muri uwo muryango ariko Imana ishimwe burya agakiza n'indwara yanduza iyo ukijijwe ntihanduza abandi haba ari ikibazo ukijijwe ntihanduza nyine babanje kunseka icyo gihe abakizwa bari abanyarwanda bari bakeya twari bake pe ariko tugenda tuba benshi mama wacu aza gukizwa umugabo waza gukizwa ntibyari byoroshye na gato ariko turamusengera aza gukizwa abana be baza gukizwa muri make rero babandi batangiye kumera nk'abatabyumva ariko urumva nyine byageze aho sigara vraiment numva na mama wanjye gitangaje mama wanjye yaje Kinshasa kwivuza igifu noneho aza ari wa mu katolika n'ishapure n'imidari umuntu w'Ikabgayi na muri by'agakiza akambwira ati konsati nirwara igifu baranambaga n'ibyo urantesha umutwe gutyo ndamwihorera nkajya musengera rimwe mu gitondo rwose ndabyibuka ati konso ati arakizwa muri make anavuga ati dayo ati nzava hano nabatijwe yavuye Kinshasa yabatijwe amazi menshi mama rero abamurokore ni ikintu cy'igitangana nashimye Imana cyane agakiza rero n'indwara yanduza niko navugaga urumva rero ibyo kuvuga ngo baranseka rwose byabanje kuba ariko nyuma birashira nyine watubwiye yuko mu ncamake mwaduhaye mwatubwiye yuko mwagize mariage muhakwa kukwiza imyaka 48 utubwira urwo rugendo rwari rumeze gute byava ko utaronka abantu bagupropoza kwari igikomere mkumbure wari ufise utubwira impamvu rero nkuko navugaga burya Imana bizinzira izakunyuzamo Imana yabwiye Yeremiya ngo nkuze utaravuka na mama utaragusama mu nda nanjye nshuje amaso masanga Imana yarize ibyizanyuzamo no kuzankoresha ikemera ko ndi umuntu usabana rwose mpitamenyera n'abantu ako kanya ariko nabaga mfite inshuti z'abahungu nubwo muri segonderi urabizi uturetere tuza ntawe nigeze nsubiza ngo ndagukunda oya donc numvaga rero bitandimo Imana iziki ntegurira ntibyari bikurimo ntiwumva ukunda ibyo gukunda wumva ko abantu babagenzi bisanzwe ariko yabimbwira bikahinduka umuhungu yambwira ibyo numva reka twibwire inshuti bisanzwe ibindi tubyihorere Imana rero bizi impamvu iteka rwose noneho abantu bati barakuzinze iyo nazaga mu Rwanda bati barakuzinze mu finale makumyaka igenda nabo dusengana nabo ntibanyumvaga ngo ni daimoni tugusengere ariko ngiye najya imbere y'Imana burya mwuka wera aravuga nkumva mfite amahoro nkumva nta muntu wazinze nkumva si bidayimoni nkumva ahubwo ndi mu murimo w'Imana ikimenyimenyi Imana yampaye umutwaro w'abakobwa batinze gushaka uzi ko muri Afurika babakomeretse pe kugira umuco wacu wa Kinyarwanda cyangwa na kintu ndibwira ko ari kimwe babakomeretse babaseka dore barabyaye kanaka bandi dore baba bafite ibikomere rero ubwo rero nari mfite umutwaro w'abakobwa ku buryo hari n'agatabo nanditse kitwa akamo mariage nkiri Kinshasa donc nakanditse mu Gifaransa kaba ngo nzashaka umugabo ryari yewe niyo titre mu by'ukuri ni Imana yimpaye sinayishakaga numvaga iteye isoni ntibarabona sindashaka baravuga na ku consultant noneho dore noneho hatangiye arimo guhangayika aribaza ariko bandi baca bibaze ko ari wewe en fait ko Imana yashaka ko uha message abandi voilà ni message nahaga abandi kumenye kanjye no muri primaire sinibuka titre naga ariko Imana irambwiye agenda ukiriho ya titre naguhaye ubwo nuvuga ngo Imana yatangiye kunkoresha mu bakobwa batinze gushaka rwose nkabateranya tukaganira nkabasengera ngo babone abagabo bafite umutwaro rwose noneho nenda kubaza novuga ngo nta n'umuntu n'umwe yigeze agupopoza bicugiye iyo myaka yose ngo nemere ngo wemere reka nkubwire rero
murumuna wanjye we yarangije nawe yize Kinshasa yarangije amashuri wari fiancé bahita bajya Bujumbura kugira ubukwe kuko wari fiancé deja bahita bona icyo gihe rero nibwo navuze nta kimana yagize kumbwira ngo sinzashaka umugabo ntacyo yakubwiye ntacyo yari yarambwiye ngo sinzashaka umugabo yari constatation nabonaga nyine numva ntawe nkunze donc kandi ndanezerewe meze neza ntacyo Imana yari yarambwiye ubwo rero icyo gihe muri unagiye amaze kugira ubukwe nibwo noneho n'ababyeyi nyine ntabwo kukuremera abantu nyine bafite Imana yanjye wari ugezweho icyo gihe wambajije icyo gihe navuze nteka nshyire mu gaciro ka meme ndamwemerera nari umuntu arinzi yabaga yisanga nimba Kinshasa donc twadusanze tuziranye na kera i Rwanda nako naho nze mfite 20 donc twatuziranye nta cyabaye nzi ko atari noneho maze ariko ndamwandikira ndemeye ariko we ndumva ntameze nk'utabishaka ariko ndamwandikira ko ndamugakira ati ntacyo yitwaye rwose ati n'abandi ni kwemera ahita azi Kinshasa nkubise amaso numva bivuyemo kumukubita amaso gusa kandi twandikirana bisanzwe numva mbivuyemo rwose ndibuka icyo gihe yanaje agira ngo tujyane i Burundi nagomba kujya i Burundi n'i Rwanda yaga njya i Burundi n'i Rwanda nazaga muri konje yewe naramukwebye ntabwo nari ko tunajyana kandi yaje ngo tujyane tuzangera hose ndamukweba numva ndabyanze mbivamo nicyo niwe muntu nemereye kandi naricuje kukinemeye Mana yanjye nabivuyemo rero waciye wicuza ko ati kumwemera kwa kuba no mukomeretsa mu nyuma kugira ngo biraheze oya naramunyumva sinshaka kongera kumureba rwose oya wicujije impamvu namwemeye kandi nta rukundo voilà niyo umuntu ntabwo ari ngo navuze ngo yego niyo umuntu yavuze ngo yego ariko numva ko byarangiye nibwo navuze Mana noneho pe nta muntu ntabwo numva nyine ko inzira yanjye ari yo kutashaka umugabo none umaze mwahuye n'umugabo tugire byagenze gute mu majambo makeya wari wumva uri novuga gute witeguye kuja muri urwo rugo kuko urumva yuko canke wumvise by'ukuri ari uwawe umukunze kuko mbere ntivyari bikurimo biga byabaye ikintu coroshe nko gufataho decision rero mu by'ukuri Imana burya nakugite iyo wakiriye Yesu uri mu buzima bwawe 100% rwose icyo gihe rero Imana yatangiye kuvuga ngo uzashaka umugabo mfite nk'imyaka 40 tangiye kuyimbwira haba imyaka 40 mwanjye deje afite abana bakuru yahise ashaka we na musaza wanjye yararongoye mputa cyane undi we bamwishe bamaze mbese ninjye mukuri wacu noneho nkumva biteye isoni Imana rero burya hari igihe ivuga ikintu ntikibe nako kanya noneho yabimbwiye mfite nka 40 cyangwa yumvira mfite nka 41 gutyo irakomeza kabimbwira ariko ntabwo mbyumva neza kugeza igihe none nyira ku bandi umuntu akambwira tutaziranye ati rero ufite ubukwe ati burya ntabwo uri nk'umutanze se nta mugabo ufite nawe noneho muri make ndabyemera kuko Imana iravuga okay uwo muntu azaza ariko imyaka igenda Mana yanjye ndibuka 99 urumva afite 47 nibwo nabwo Imana ibyo bintu mbabarira ukabyara we ibyo bintu rwose tubivemo rwose biteye isoni ko ndakuze bihagije nta muntu kinseka nta unegura je très bien meze neza donc ibyo rero by'umugabo rwose byihorere ahubwo Imana irambwira ngo wa muntu araje ariko kuvuga ngo umuntu araje numvaga ari nko kurya umuntu ari nko kwirembo hano numvaga ari ibintu byako kandi byavuba cyane ndavuga nti noneho nsikira ubwenge kugira ngo Imana uwo muntu se ndeba abantu bose nzi bose nsanga nta n'umurimo buzabye nariko naranditse ibintu ushaka yes imaze kumenya neza ko Imana ishaka mbese ko nzashaka ngo nabanze kubyemera neza nta kundi nabwo Imana ngiye kwandika ibintu 4 ndabyandika icyambere nzumve mukunze rwose kandi nawe azankunde zamukunde cyane nawe nkunde cyane imyaka yose mbese namaze I know icya kabiri zaba ari umukristo nyakuri utazankeka cyangwa mukeke niba ndamukanyije n'abantu ndi umusana n'abantu niba ndamukabonye ndamukanya cyangwa se kandi abantu yazankeke cyangwa mukeke icya gatatu kubera ko
narabaye muri Kongo, hari abanyekongo bazaga kandi burya harimo abana beza pe, ariko umuryango wabo bakaba baguteza ibibazo. Niba ushatse bakaza bakumva bagutegeka, hari naho umugabo apfa bakaza bakagusohora rwose mu nzu n'abana bakabisohora. Urumva rero numvaga umunyekongo umuzungu rero nkavuga umuzungu nawe twakundana, ariko bene wabo bamwe bati uriya mwirabura watuzaniye, numvaga ari ibyo ntibishaka, numvaga nshaka nisanze, nshaka umuntu duhuje umuco, nshaka umunyarwanda. Noneho urumva ari ibyo bintu bine. Ikindi gikomeye cyane natenagaho cyane, nashakaga umuntu uruta imyaka. Bigaragara ko nduta imyaka kuko imyaka nge ntiyangaragaragaho. Nari ngitera kanta, bizari zitarana myinshi cyane, ariko nateraga kanta, imyaka nge ntigaragare, abantu bakanyibeshyaho, abantu rute imyaka 10 nkabona baraje, 15 nkabona baraje, ubundi 7 baraje, nkumva simbishaka. Najya bati kagakicu kashatse umusore, ntabwo nabishakaga. Nabyo ngitenaho cyane, ibintu by'imyaka rwose pe, nabyo ntabwo nshaka umuntu utungana cyangwa ndutunga. Ndabyandika mbishyira hariya, nzareba umuntu azaba. Imana mbwiye ngo wa muntu araje, ndeba mu bantu bose nzi, nta muntu n'umwe uzazaga bya bindi, habe n'umwe. Ndeba abo nzi mu mahanga, naza muri Amerika, abo nzi hirya. Wakiza muri Amerika? Hari igihe nazaga, mama yabaga intana n'abavandimwe mu Rwanda, mpabanye nta muvandimwe mpafite, ni njye nyine. Nama yari yaraje, yararokotse, yaraje muri Canada. Noneho nkareba nkasanga nta muntu rero uza bya bindi uhari, ndareba hose nsanga nta muntu uhari. Ndeba abantu twasenganaga, abantu taga imyaka 2 niba ari kanaka ntuwe kikari ngo nzemera, kuko nta rukundo mufitiye. Niba ari kanaka nawe ntabwo nzemera, hakiri ndakubwiye rero. Noneho hashize iminsi 2 waje kumbwa wanjye numva arampamagaye, ntabwo yaranze na gato. Ngikora ko yari umuyobozi w'idini ry'Abadventiste, nari muzi kuri televiziyo. Hari igihe abayobozi babaga yenda basengeye, habaye nk'ibintu bya leta, ubundi hari amakuru abiri nagiye yasezeranije, bakavuga turiya mupastori disi, yari umupastori disi yapfuje umugore muri jenoside, agira imico myiza, yo ngo ntabwo azashaka umugore. Abantu bose ngumva baramuvuga neza, bamukunze pe. Numva rero arampamagaye, urumva ntiyaranzi, yari yamuzi kuri televiziyo, ubundi yasezeranye amakuru ari imbere, ntabwo aranzi. None harampamagara ati ndi pastor, ariko nyifata kombine gutya numva ngo c'est lui. Mu gifaransa ngo niwe. Ntaramenya umpamagaye wari we. Numva ngo amen, muri ngo amen. None rero arambwira ndi pastor Mone Rugeri Nyange, nkuzana inzandiko, uyu muri Canada nkuzana inzandiko. Ahantu abahungu be babiri babaga, niho mama yabaga na musaza wanjye. Muri Canada. Winzana n'umujye mutoya. Bantu hari abanyarwanda baraziranye. Nuko ranzana inzandiko. Arambwira ati se nzikuzanire, ati mbwira aho nzikuzanire, umuntu ukiri imico myiza cyane. Noneho ndavuga n'amazi abagabo dukorana barabona azamutse amabaraza, bamuzi, baratangira bakeke. Ndavuga ntuye mumbwira ahantu zirinze kuzitwara. Nuko nagiye kuzitwara, arambwira ahantu akorera, ndagenda. Nuko twabonanye bwa mbere turaramukanya. Nuko byatangiye muri make numva detail nta icyo nzi cyo nuko Imana yabimbwiye ngo wa muntu araje 12 mars 12/3 19 ubwo bwacu bwabaye 12/3 umwaka umwe neza mu mukozi ubukwe. Twakoze ubukwe twana neza cyane. Yarakubwiye ati nagukunze. Ibyo ngibyo rero ni mpamvu sinjya ngo mbishye simbyibuka. Urabona ari umuntu w'imico myiza uganira. Icyo gihe yampaye carte de visite, nanjye muhiye kurya abantu baganira nyine, nabonye mama wawe, tusa abantu baraganira, noneho kajya mpamagara. Ikuvuga ngo yambwiye ati simbyibuka, mu by'ukuri sinajya ngo mbeshye. Ntabwo ngo naguponye ndagukunda, ntabwo mbyibuka. Nzi gusa ko njye nari nzi ko ari we, nta gushidikanya. Nta na kuri gisengera ikintu ngo kizabe, no, ntabwo nigeze mbisengera, naba mbeshye. Sinibuka rero icyo nzi ko yagiye ampamagara. Igihe cye cyari kize gushaka umugore, ko hari n'abandi barimo kumurangira n'iki. Twambonye nyine nubwo abo njya najya mbwe, ariko se uriya ko yari mwiza cyane bugamo iki nk'abantu kuba andutubwiza uriya se rwose ko mbona niwe mu mazi. None gukora ubukwe, urugendo rwari rumeze gute? Mbega ugeze muri urwo rugo watubwiye ko nta mwana mwigeze mubyara, warabishaka, warabisengeye,
waripfuza umwana byari bimeze gute? uko bimeze rero ubundi nkunda abana cyane, niyo ndi mu rusengero rwose akana kandi wanditse nikanga nagateruye, nkunda abana cyane. Ariko narabantuka imyaka ibyo byose 48 ni myinshi, nenda iyo tubyara umwana byari twari kunezerwa cyane, ariko nta effort nimwe nigeze nkora. Yene ngiye kwa gynecologue kandi sinabicyo kuri kamera kubera ko bavuga ati kanaka twara no, nta mu gynecologue nigeze njya kureba n'umwe. Nuvuga ngo nta n'igikomere nari mfite cyangwa kaniri rusansenge ngo umwana mu mwana we ya nikanze ari uko bimeze, nta mwana mbyaye, ariko nta n'igikomere gihari kuko yari afite abana. Yenda atagira abana nako ntiwe ndamuciye mu Kinyarwanda byita ngo wamuciye ko nta bana byaye, ariko abana bari bahari, bamwe barapyande barasigaye. Nta gikomere nigeze ngira, ntabwo twabyaranye, ariko abana be babaye abana banjye, n'abuzukuru ko barahari. Hari n'umwe namuzukuru umwe nasanze afite imyaka 3 n'igice. Kubera icyo gihe turacyari kandi afite bene, ariko urumva n'abana banjye n'ubu tuzamushyingira rwose, numva ndi kwa 11 n'abasaza be. Mbese sinjya numva kuntu waba arakunze umugabo ngo wanga abana be cyangwa abuzukuru be, bo mbabonamwe amaraso abatemberamo. Urumva rero ntabwo n'abana banjye rero, n'abana banjye rwose numva hari rero n'abandi Imana yagiye impa ku ruhande, ngira abana benshi. Niko bimeze ubwo ngubwo twarabanye gutyo, tugira urugo rwiza cyane. Ko yari umuntu si ugukabya gutya, abamuzi yenda baramuzi, ariko n'undi wari wese abamuzi baramuzi ko nawe ntarabona umuntu umeze nkawe aho nabereye, kandi sinkabye. Ntabwo maze sudura marayika cyangwa uri umuntu. Wabonaga nta kurakara, nta muntu yarakaraga, nta muntu yangaga, nta cyamuhungabanyaga cyane cyane, nta kintu ubone ngo cyamuhungabanyije. No rero ati Imana irabizi ko naramwenyura araseka. Hari umugabo kuko muri jenoside wari wamfunze mu byitso, noneho rero bari bazi ko we bamushaka kumwica cyane muri jenoside, ariko umugore n'abana kubera bari muri za misiyoni, donc muri misiyoni ntabwo bari bazi ko bajya kwica aho hantu. We rero bahita umuntu ahita ajya kumfata ajya kumuhisha, barabica bose. Rero umugore n'abana bari bahari n'iki, noneho umuntu rero wagiye kwimubwira rero ko babishe, yase ndagenda mubwira koko ngo babishe bape, noneho akibaza ukuntu birumerewe, ariko ngo aragenda aramubwira. Niba bimbwiraga uwo mugabo Sostene arambwira ati nagenda mubwira nibaza ukuntu twabanje kubise turabivuga turabireka amaherezo, ariko ngo Imana irabizi. Babona mizuko nta kintu kimwe, icyo kintu mbona yaratandukaniye n'abandi, nta kintu na kimwe cyamuhungabanyaga na kimwe. Sinize mbona ari ikintu kimukada. Baravuze no mu byitso ngo niwe yakomeje arabwiriza, yabati aho nabwirizaga kabiri mu munsi. No yari umuntu ntabwo yarasanzwe. Hari igihe navuze nti hari igihe Imana yibeshya ari kohereza marayika ku isi, nabonaga dasanzwe. Urumva Imana yarankunze cyane, rimo twagize urugo rwiza cyane, twiberaga. Yari umuzungu w'umunyarwanda, urabona nk'abanyarwanda barundi simbizi cyane ko umunyarwanda ntapfa kuvuga ngo ndagukunda mu bantu cyangwa azagufateho cyangwa mugende mufatanye. We rero niko arameze, yaragukundaga akabikwereka pe, akabikwereka mu bikorwa no mu magambo no mu attitude pe, akabikwereka. None ko mwatubwiye yuko mwabanye imyaka 10 agahita umwe wa fiançaye, umwe wa fiançaye n'indi myaka 9, yose hamwe yari imyaka 10. Amaze kugenda mwamerewe gute? Yenda reka mbabwire rero n'impamo, yenda banzi icyo gihe no mu rupfu rwe babihamya. Ntabwo wigeze mbona mboroga cyangwa ndire cyangwa ngira gute, kandi naramukundaga cyane pe, cyane pe. Ntabwo nzi ko umuntu ashobora gukunda undi bigezaho, namukundaga cyane. Ariko nta n'ikintu yarwaraga, nta kintu yarwaraga. Biriya byo ngo diabete, ngo ama blood pressure, nta umuvuduko w'amaraso hejuru ntabyo yagiraga. Yajyaga ati ngiye rwose naronse cyane, nabaye bucura ndonka cyane, atari mpamvu ndi muzima. Ariko 2008 atangira urangira twagikomeza tunurwa amazi. Muri make mbyihusemo basanze yarafite ikibyimba ku gifu, ni byihusemo. Muganga aravuga ati
cyatumaga ibyo bidasohoka kubera ikibyimba cyari gihari. Muganga aravuga ati mushe kujya hanze bakapima neza niba ari kanseri niba atariyo bakanamuvura tujya mu Buhinde kuko nibyo byihuse cyane. Mu Buhinde hejuru uragenda ntabwo bizitinda. Tugeze bapimye asanga ni kanseri. Bahita bamubaga agaruka mu cyumba tukajya polisi tukatembera gutya. Hari icyumweru ratangira ijoro rimwe arasepfura muri make bamusubiza kumubaga bwa kabiri. Mbese muri make ntabwo najyanye n'umuntu muzima dutana n'umurambo. Ariko rero ubwo tugenda mbere twumvaga twigana ngo tugiye gutembera, uretse ko buri Imana yacu iravuga. Imana yacu iravuga kuko turi bugende nagiye ndamura muri Bibiliya ntimana agira icyo umbwira ndambura handi avuga ngo ni Imana ibwira Ezekiel 24 ngo ngiye kuvana imbere y'icyo wahozagaho amaso ntuzare kandi ntuzaboroge. Bugeze nimugoroba umugore warapfa. Cyo ntabwo nabiha agaciro ko yabonaga ari muzima, ntabwo yigeze ababara ntiyananirwaga, nabonaga abizi ko asanzwe. Tugezeyo mu Buhinde ubwo amamushubijeyo kongera kumagara noneho atagarutse mu cyumba. Nibwo nafunguraga Bibiliya nkabona ngo narwanye intambara nziza narinzi byo kwizera asigaye mbiki kwamba by'ubugingo. Ubu narambura ngo hayiruka apfapfira mu mwami. Ariko sikabona ntibishoboka. Ariko rimwe Imana nyine irambwira neza, ntabwo uko yambwiye neza nuko narutse mu modoka iri hejuru cyane, ndetse ya modoka iravayite sinzi ko nagiye ko nambona ivanye mbonera ku muhanda muremure ugororotse. Arambwira ngo nze ntware. Ndaza ndicara mu mwanya we anyicara iruhande ndatwara umuhanda mugororotse rwose uri imbere ugororotse. Nyibutse ndamubura numva ngo birarangiye. Mpita menya ko noneho Imana imbwiye ngo mbese mpita numva nyine ko agiye kugenda. Ndavuga nti Imana urumva ngo yari marisi nge nafashe icyuma muri hoteli hafi aho hari hoteli nagira umwanya wo gusenga no kwimbere y'Imana. Ndavuga nti Imana nkaba narabwirije ikibwirizwa mbere yuko nyine kivuga ngo imbaraga yo guhimbaza Imana. Kumbe ninge wagira ngo kizamfashe nanjye. Ni igitabo hari ibitabo narasomye cyitwa de la prison à la louange. La puissance de la louange. Ni Imana yigishije uwo mugabo witwaga Merlin guhimbaza Imana muri byose. Yari umusirikare w'umunyamerika bamfunze mbese yisaza kumwireka aza nyuma yaje yanditse ibyo bitabo yarabaye mu pasitoro. Ariko Imana imubwira ngo mu bibaho byose wese muhere imbere ya byose ujye wanze guhimbaza. Kuko Imana yo niba urwaye niba uri muzima Imana yikice ku ntebe y'ubushobozi n'icyubahiro. Ntabwo rero uteye ukwiye kwihimbaza rero. Ibyo nari nabwirije kibwirizwa rero nicyo cyanyuma nari nabwirije imbere yuko ngenda. Ndabonetse Imana muri urupfu rwenda guhimbariza iki. Ariko nsanga birahari. Ndavuga nti Imana wamisemo ngo mbane n'uriya muntu mu bantu bose. Nsanga Imana yamisemo mwumve uko Imana itegura. Ko Imana itegura ntabwo ko ari umuyobozi w'itorero ry'Abadivantiste mu Rwanda. Nge ndi umurokore ariko nkiri Kinshasa kera natangiye kuruka isabato. Nabaye convinced ko ngomba kuruka isabato. Ariko ndavuga nti ndaguma umurokore aho nsengera ariko twatashye ariko kwemeza ariko nduka isabato. Ikindi kintu yari yamvaye mu biju kwambara biju si icyaha. Utiyazimba kuko Abadivantiste ntibazambara en principe. Kuntu yazimvanyemo tugeze mu Rwanda babaga twabaye nk'imirambo yamwe nacu bajya gushyingura nka kijambo nkabwiriza abarokora iki gihe bari muri ADPR gusa bari batambara biju batatusa. Umuntu uratinyuka avuga Imana n'ibyo bintu wambaye. Ibintu wambaye iyo misatsi yawe n'iki byose. Nerega dagakizani ntabwo ari umuri w'agakiza biterwa naho umuntu yabaye biterwa nkaho raromburana wize mfata umwanya wo gusenga. Imana yambwa saga agaciro kawe sibyo wambaye. Ni uvuga ubutumwa nta bantu bakumve muri uvuga ubutumwa abantu bakumve bivana mu rero. Ko Imana yari izi ko yarimo kuntegura. Ngo twahuye nta kintu na kimwe cya nduka isabato. Sinzi ko yari kumbwira ngo ndahindiye kubera isabato bitandi Imana itarabishyizemo cyangwa vanamo actionite n'ibyo byose. Voilà nicyo navuga ko icyo gihe rero noneho mpuye nawe ko narinzi ko Imana imumpaye byabaye ngombwa noneho ko ngenda nkagenda mu Adventiste. Byari byoroshye kuko Imana yari yaranteguye. Ngenda njya mu Adventiste
icyo navuga noneho nshima n'Imana ku buzima Imana yanyujijemo ni uko akazi nageze nkora mu full time mu itorero ndi umukozi noneho w'itorero kuko mudamu nasimbuye yobaraga icyiciro cy'abagore n'icy'umuryango icy'abana baragiye kwiga barantora ariko rero aho ngaho niho navuga ko nasobanukiwe neza n'impamvu Imana yanyuje muri bya bindi. Imana arizi ko nzafasha abakobwa batinda gushaka babanegura bagira gute kuko nashobora kubatumira mu kazi kanjye mu gihugu cyose bakabashoboye kuza tukabura nk'ahantu nkababwira ko nanjye ntabwo nashatse umugabo nkuze ariko naninezerewe ko Imana igufite mu kiganza. Ubwo rero Imana yarankoresheje cyane muri abo bakobwa abamama batabyaye nabo arigiye nabatumiraga tukagirana ibihe byiza bihebye buriya n'abantu bakomeretse cyane naje kumva impamvu Imana yemeye ko nyura byane byose ko yanenze ko izankoresha muri ayo matsinda naho mbere umupfakazi rero voilà. Imana rero burya ikunyuza mu buzima iri umwana wayo by'ukuri ukabinyuramo ariko izi kuzagukoresha mu byo wanyuzemo. Ibyo binyibutsa kandi ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 9 umurongo wa 1 kugera ku wa 3 igihe Yesu yahuye n'impumyi yavutse ari impumyi barabaza ati se niwe cyangwa n'ababyeyi bakoze icyaratoya ati ni kugira ngo imirimo y'Imana yerekanwe muri nanjye rero ibyo nabinyuzemo bigaragara ngo birashaririye ku bandi ariko njye Imana yabinyujijemo nemye imeze neza kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire mu buzima bwanjye binyuze aho ngaho. Wambari wambaje uti se byagenze bite amaze gupfa ubuzima bwabaye bute kandi gusubize narondwe mpe icyo gihe maze gusobanukirwa ko agiye kugenda narebye ibyo gushimana ndabibona nsanga wampaye umuntu udasanzwe wampaye kubinezererwa kuko sinagize ibikomere nk'iby'abandi bagize nabyo ni igitangaza ahubwo gikomeye cyane nk'umunyarwandakazi singira ipfunwe ngo nta mugabo nashatse singira ipfunwe ngo sinabyaye cyangwa mbire complexe cyangwa agahinda wangiriye ubuntu butangaje. Ubwo rero Imana yampaye imbaraga zidasanzwe ubwo nabwiye Imana dore ikibwirizwa nabwirije nabwiye abantu ngo mujye muhimbaza Imana uburo sinshaka ngo ngende bankurura ndirangira gute twageze ku kibuga cy'indege rwose meze nk'uko meze ngandamukanya. Iyi Imana rero yarankomeje cyane mu buryo butangaje binyibutsa rya somo tubona muri Yesaya 43:2 bavuga ngo ariko iteka wakoreye we Yakobo kandi akakumburitse aravuga ati witinya ko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe uruwanjye nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe ntazagutemba n'umunyura mu muriro ntuzashya kandi ibintu byawe ntibizagufata niko byambereye rero. Mu rupfu rwe mu by'ukuri cyari kuba ari icyo kintu navuga cyambabaje kurenza ibindi byose nta bindi bintu nanyuzemo navuga ngo byabaye gute na gute ariko Imana yaraje irantura inshyira ahantu nyine nanjye ndatangara. Niyo nyambwiye abantu iyo unyuze mu kigeragezo nibwo Imana ihagusanga ikaguhumuriza ukayibona kurenza ukayibonaga. Arakantu nagumanda kubaze gatoya byari byoroshe byarakoroheye kubaka imigenderanire n'abana biwe wasanze afise canke nimba mu ngo wavuze abuzukuru byarakoroheye kuko nzi neza yuko umuntu ashobora kugenda kubaka agasanga uwundi hari igihe maybe avuga ati ni mama wundi ntabwo ari mama wacu icyo kintu cyarakoroheye kuri wewe byari byoroshe kuko nzi neza ko n'umwana wibyariye mu nda ashobora kukunanira ugasanga agize ingeso runaka kuri wewe byagenze gute? Ngewe rero wibuke ko nari nkuze nafite imyaka myinshi nabonye ipfa n'ibikira kandi wibuke ko umugabo nyine namukundaga cyane kandi narahuye na Yesu urumva hari ibintu byinshi byatumaga rwose nagira kandi ubusanzwe nta nubwo bana n'abantu ugeze kubana n'abantu bose amahoro nicyo kintu nagize noneho nuvuga ngo umugabo njye naramukundaga cyane abana be nagomba kubakunda numvaga ngomba kubakunda cyane cyane mama wabo yarapfuye nkumva mbafitiye impuhwe ko mama we yapfuye ntabwo rero burya ubibura urukundo asarura urukundo iyo nza ndavuga nti none reka nguhe yenda nka ikintu gifatika nakoze kugira ngo nirinde ikintu cyose cyatuma haba n'akabazo. Aba bakuru bari bakuru nta mwana yabyaye nasanze akiri mu rugo no
ntawe nasanze kiri mu rugo. Abasore abahungu bari muri Canada deja, abandi bari barashatse, barashatse ari batoya batwarashatse. Ariko abuzukuru hari abuzukuru bane naho batsanze ari batoya, ndetse nyuma haza n'abandi bana. Ariko navuze nti Imana, ngewe kugira ngo hatazavaho yenda niba nzanye umwana mwene wacu aje kuba mu rugo, yenda bavuga ati dore, yenda niba kuvugana nawe iruhande n'urugero, bavuga bati buriya dore aravuga, kuko nagiye mbibona ahantu nta mwana wa famiye yanjye nigeze nzana mu rugo. Fodiri kwenda nta nubwo yenda nta nabakina, ariko yari principe. Ntabwo abo nareze mu rugo bose n'abara famiye y'umugabo wanjye, ntabwo yigeze ambuza. Oya, nta muntu wigeze ambuza, cyangwa yaje byanananye nta wigeze agira. Ifodiri ko nta na ukazo yenda navuga ngo yenda uriya mwana yabuze aho aba reka muzane, ariko numvaga kugira ngo nevite ikintu cyose cyagira nta mwana nari mfite abana ba famiye ye gusa, ntabwo yambujije. Ikindi kintu yenda navuga nagerageje gukora, madamu yari yarapfuye kandi bari babanye neza. Yari umudamu w'imico myiza w'umunyamasengesho, vraiment numvaga mukunze cyane. Ni nanjye wasemburaga ngo tumuganire. Ninjye wamubazaga mwamenyanye mute, mwabanye mute, ninjye wazaganza n'ibyo biganiro, ko ntabwo ari njye. Okay, kugira ngo nawe kame mukunzi bakundanaga twaramuganiraga. Numvaga nashyira imbaraga kuri famiye y'umudamu yari yarashatse. Nishyiraga mwanya ntibajyaga baza kwa Pastor Nyange basanga mama wabo, tante wabo none ntagihari, nkumva natera intambwe ngo mbabanire. Yes, kubera aho yari yarashatse. Ngewe rero nkurikije ko n'umusanzwe ngira Imana, ntabwo ntikorana n'abantu, nari umukristo. Nikira mwanya w'abo bana babuze mama wabo, nikira mu mwanya wa bene wabo w'umudamu, nagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo mbane n'umuryango wa Pastor Nyange amahoro mu mutwaro. Nta kibazo rero navuga ngo kanaka ngo nidusurana, ngo ntabwo ugira gute. Nk'ubu iyo ngiye ahantu barinda basura nabo baza bakansura, ntabwo rero navuga nta kibazo nigeze ngira. Nari nko mu majambo makeya tuma durangize ikiganiro, ikihe kintu ubwira yaba muri ibyo waciyemo mu majambo make woremesha ba bantu batevye ku bafise imyaka nyene yegeye imbere, mumva bihebuye, kandi yaba bakijijwe yaba dakijijwe, nikiki wobabwira? Hanyuma utubwire no kuba mama bataravyara bari mu rugo, urumva bagitegereje uruvyaro, kubabwira ubahumuriza ntibagire ipfunwe ko bashobora kuba n'abamama nk'abandi, nubwo bataravana abana mu nda, ariko n'abamama. N'igiki ubabwira bifatiye ku byo waciyemo? Hanyuma ikindi naco, ijambo numva rindi abandi bantu wobwira abapfakazi. Somehow muri societe hari ukuntu umengo iyo umuntu amaze gupfakara umuntu nta gaciro afise. N'igiki womubwira? Kuko akenshi barigunga, akenshi iyo akenshi bapfakaye bakiri bato, bagiye nk'ahantu bakabona umengo bagiye gutwara abagabo b'abandi. N'igiki wobabwira kugira ubahumurize? Kuko somehow muri societe umengo n'abantu batagira agaciro. N'igiki wobwira abo bantu, ayo makategori yose, abakobwa babona imyaka yegeye imbere batarakora ubukwe, kumbure baremerewe n'imiryango, bababwira amajambo menshi? N'igiki wobahumuriza, yaba abadamu bagitegereje uruvyaro, yaba n'aba mama bapfakaye? Urakoze cyane Ornella. Ibanga rya byose mu Kinyarwanda baca umugani ngo umwana apfira mu iterura. Ku isi hari amatsinda abiri rwose. Hari ba bandi basanzwe bose basanzwe batazi Yesu, ariko n'abazi Yesu by'igice ntibizere. Uwiteka Yesu yaravugaga ati bibere uko wizeye. Njye nibwira ko umukristo usanze Imana mu by'ukuri ukwiye kuvuga uti amfite mu biganza byayo, Imana ifite mu biganza byayo, ukabyizera 100%. Kandi ukamenya ko ubuzima bwawe ari ibuyobora, ukumva ko igukunda kandi ko ushobora byose.
icyo gihe nibwira ko ibintu bihinduka nanjye ntabwo ukunda umuntu ashobora ngo ni umukristo donc reka rero nibwira abakobwa mbanze ku bakobwa umukobwa mu by'ukuri njyewe reka ntabwo ntize urebye around donc turebye aha tuzungurutse ese koko umugabo niwe igisubizo cy'ibibazo byawe niwe utanga amahoro kuko buri ikintu cya mbere Yesu atanga ni amahoro. Amen. Niyo nyamango Yesu Imana yampaye ibintu byinshi, Yesu ndamukunda, muri we naboneyemo byinshi, ariko ikintu cya mbere nabonye ni amahoro y'umutima. Amen. Kuko yayivugiye muri Yohana igice cya 14:27 ngo mbasigiye amahoro, ngo amahoro yanjye ndayabahaye, musinya nko kubasanta isi yatanga, ngo imitima yanyu ntiyahagarika ntihangayike. Ayo mahoro rero yafite bien ntabwo nta kiza ngo kiguhungabanye, ariko iyo utayafite nyine ikintu kiraza kikaguhungabanya. Yes. Nuvara umukobwa rwose ikintu cya mbere wanze wegere Yesu, umwegere umwihe burundu, wumve ko abahungu ko ubwo soko ko naribwa inkanyu uriya muntu twari tuzaranye yari mu Adventiste, ntari mu Adventiste, ntabwo bari banze mu Adventiste. Hari abakobwa nege banditse uriya umwangi iki koko, kandi nanjye nkibaza impamvu uriya bamurangiraga kuki atayamwemeye cyangwa urabyumva, ariko Imana yamuvana ni Burayi, yamuvana no muri Afrika, yamuvana ishatse hose. Yes. Izere wowe, Imana irakuzi, ariko ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 10:4 ngo iyo amaze kwahuriza zose azigiye imbere zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Niba wumva muri wowe uhangayitse ngo nta mugabo ufite, deja guhangayika nta kwiye guhangayika, kutizera Imana irabigaya. Izere rero, wizere Imana, uyegere, ukwiyegereza arushaho kukwegera. Amen, amen. Niba ubona yenda hari abavuga ati ngiye sinzashaka umugabo bakajya mu mabikira cyangwa kisimbizi, icyo gihe izakubwira ko ubundi niba umwana w'Imana izakubwira uzumva ijwi ryayo. Ariko simbona ntakwiye guhangayika. Abagore se barara barwana n'abagabo babo bakabota akicatse kuki nagiye hari ahantu mbese niyo wahitamo. Okay, abakobwa nimpo marika mbabwire ijambo ry'Imana tubwira ngo uyuteka tubatse Zaburi 24 abo bakaba baba bakira ubusa, kandi uiteka n'utanga umugabo n'utanga umugore, ubwo rero ntabwo yarwana kuto nawe ntabwo yagira rwose. Amen. Mwizere mwa bakobwa reka nibwira abakobwa rwose mwizere 100% ko Imana ibakunda, musa murushaho kumwegera mu mwizere ko nutizera Imana irababara. Reka nibwire rero noneho abadamu batarashaka batarabyara plutôt, abakobwa barakomeretse pe, ariko none kubera ko bose nagize okazi yo kuganira nabo deep bakanyisanzuraho kuko babona naranyuze mu mazu byanyuzemo, ariko abamama batabyaye barakomeretse biteye ubwoba. Reka nkubwire inshuti yanjye, kuko nanjye nta mwanya nta ninde yavuyemo nta yavuyemo ngo mvuge ngo ubwo rero wumve ko kandi umunyarwandakazi ndi umugore utarabye nayo ibirya byose, ariko ntukumve ibyo abantu bavuga, ujye wumva Imana ikubwira. Amen. Hari ibikenerwa byasiganwaga, njya ngunda kuvuga ako gatekerezo gatoya, byarasiganwaga bizamuka umusozi. Noneho rero ngo igikeri cyabaye cya mbere, abanyamakuru baza ngo tubwire ibanga ryawe, basanga nticyumva kubera ko ibyagiye byumva intuzi. Nawe rero ujya kumva ngo baramvuga barambona batwanagira gute? No, wowe reba Imana yawe, uyizere 100%, kandi ukunde hari abandi ukagira ishyari. Niba wana babye ukagira ishyari, no, shima Imana ko kuri yawe mahaye Imana. Nkanjye ubu nuko ndi muzabukuru singifite amafaranga menshi, ntabwo ndayafite, ntacyo mbura n'Imana, not bien, ntacyo mbura n'Imana, ariko hari igihe nagendaga nk'ahantu nkagura nabaga iteka mfite twenda twimpinja, kuko iyo kandi kavutse numva nyanjye gukira, urabyumva. Ariko abadamu banyisanze bati iyo numvise abantu babyaye numva ngize ishyari, banza wihane, cyangwa nakumva ngo aratwite nkumva ngize no, deje icyo kibazo gikosore. Donc banza ari agapira kari umunande rwawe, banza wisuzume were eske ndi umwana w'Imana koko? Niwe ugifite ishyari babyaye ukagira ishyari? No, ntabwo uri umwana w'Imana. Niba babyaye no, wowe rero banza wiyunge n'Imana neza, ube muri yo, urebye Imana izagukorera. Amen. Kandi nibibona ko bibaho nkanjye par exemple, izabiguheramo amahoro. Amen. Haleluya. Amen. Izabiguheramo amahoro. Nkanjye navuga ngo nta gikomere mfite. Reka rero
njye numva byose ni ukwizera Imana ukumva ko igukunda ko izina ryawe ryanditswe mu ijuru ngo tubisoma muri Luka igice cya 10:20 Yesu avuga ngo ntimwishimire ko abadayimoni babumvira mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru kandi muri Matayo igice cya 10:30 ngo ndetse n'imisatsi yanyu yose irabaze ese n'imisatsi yanjye Imana izi umubare ibuye ko nkeneye umugabo ibuye ko nkeneye umwana se no hari ikintu yoro kitagiye tubanze twikosore twenyine tubanze twishyire ku murongo utunganye tubone gutera kuvuga ngo Mana nta mugabo mpaye nta mwana umpaye ubanze wowe witunganye reka nibwirire abapfakazi nubwo narinze kubera umwanya nirinze gusoma Bibiliya ariko reka n'ubundi naho ndahaze reka ni kuhasoma muri Zaburi muri Yesaya 54 umurongo ariko reka wamyamara ego nta kibazo reka mpasome kuko njyambwira abapfakazi ngo umupfakazi wese akwiye kuhafata mu mutwe akwiye kuhafata mu mutwe rwose kuko ni amagambo meza cyane ni amagambo meza cyane dusoma muri Yesaya 54 reka mpasome Yesaya 54 haryoshye cyane nibwira umupfakazi haravuga ngo witinya urera ku murongo wa 4 witinya kutazakurwa n'isoni umupfakazi wapfusha umugabo kandi uyu mwara najyaga nabati numva mfite isoni ndagenda nkabona abandi bari kubona bagongeye ngumva mfite isoni nose biteye isoni wose bamwishe ariko Imana yarizi ko bazajya bagira isoni ati kuko uyu mwara ko isoni zitazagukora aho muzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugayo w'umupfakazi gwawe ntuzayikukunde mwumve rero kuri 5 kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe Haleluya Uwiteka nyir'ingabo niryo zina rye azitwa Imana y'isi yose azitwa Uwera wa Israeli niwe mucunguzi wawe azitwa Imana y'isi yose none reka nkubwire hari abadama bambwiraga tuganira nyine twagize twahuye ngo ndagenda ngo nkabona abandi bari kumwe n'abagabo barigenda bafatanye baganira ugenda wumva uri iruhande rwo tubonye ko ngo Uwera wa Israeli niwe mugabo wawe Haleluya ujye ugenda wumva umugabo wawe muri kumwe kuko umugabo ushobora kujya mu rugendo nk'ubu aho wicaye hano umugabo wawe ntimuri kumwe muricaranye hano se ariko Imana ishobora byose yicaye iruhande ngiye aho ngiye hose yicaye iruhande ni ukuvuga mu by'ukuri ntabwo umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine ko avuga muri Luka ngo yegeri ntabwo nayembuze ntabwo ari ntuza ntabwo ari muri Luka bwo ni hahandi ngo Ana mu gice cya 2 yari umupfakazi wa kera ngo yahoraga imbere y'Imana asenga ku manywa na nijoro Haleluya yes nta muntu ukurangaza navuga ngo watetse ibiki n'ibiki wowe gera Imana kurenza uko wayegeraga noneho rero icyo gihe aho ugenda aho uvuga ngo uvugire isoni ngo nta mugabo mfite wumve kuri ufite Imana umugabo we murahorana buri kanya kandi afite byose kandi aragukunda cyane ntabwo uzacumira ngo aguteranye cyangwa amutware Haleluya yes amen ubwo twagiyaga duterana tukava twise ba Mukamana mu Rwanda hari amazina Munyamurundi nta Mukamugira ariko mu Rwanda bagiye yitwa ba Mukakana yego ubwo twagwa twiswe ba Mukamana Imana niwo mugabo wanjye niko ari bavuga byabwe mapfakazo n'ijambo muri Yesaya 54 umurongo wa 4 n'uwa 5 mufate mu mutwe umuremyi wawe niwe mugabo wawe Haleluya ndumva nashubije nagize kubyibutamo Imana ibahezagire cyane mwakoze cyane amakonso n'ukuri Imana ibahezagire turashima Imana nugaruka kandi hano muri Amerika nizere yuko uzoca hano muri Arizona bwarugambe ubwambe ngiye muri Arizona najyaga ngiye handi ariko muri Arizona nibwo mu yandi ma state karibu kandi twagutuma ko tukamenya ko hari zo twitabe akamuka Imana ibahezagire cyane ndumva rero onera nagushima ko wampaye amahirwe yo kongera kuvuga Imana ndagira ngo ushimwe ampaye amahirwe yo kongera kuvuga Imana ko mu myaka mfite hafi 70 nanjye 72 ndagira mu kwa 9 ejo bundi nta kindi kirabura numva ngamije ubuzima bwanjye n'ukorera Imana nkayivugira kandi harimo umunezero mwinshi biranezeza kwivugira iyo mbonye umpa ufungira urundi rugi rw'ivuga butumwa ndamushima ndagira ngo ushime rero amen Imana ishimwe cyane duhereje kumva intahe nziza cyane y'umuvyeyi ndamushimiye nanje kubiti canje nukuri nta kindi numva ibintu byose mu ijambo rimwe novuga muri iyi ntahe ikintu nkuyemwo nuko
kwiyuzuza n'Imana. Amen. Kwiyuzuza n'Imana, kuko wiyujuje n'Imana niyo gushoboza ico kintu cose. Yaguha kwihangana igihe utararonka umugabo, yaguha kwihangana igihe utararonka uruvyaro, yaguha ushobora guhagarara igihe wapfakaye, ukamenya ko Imana niyo mugabo w'abapfakaye. Amen. Nukuri numunezero, ndaryohewe cyane kubw'intahe abakunzi bawe warubizi. Ubu numunezero udasanzwe. Uyu munsi nkuko nababwiye natewe iteka ryo gukorana n'uyu muvyeyi. Turabanezerewe cyane, abakurikira ababandanya gukurikira iki kiganiro ca warubizi, mukomeze kugira subscribe, musharinge kugira ngo iyi ntahe izogere kure, izofashe benshi, kugira no wundi yari yumva yihevye asubire kongerwamo imbaraga, amenye yuko ikintu inyamukuru akwiye kurondera ni kwiyuzuza n'Imana. Ibindi byose Imana irabitanga. Imana ibahezagire. Naho ubutaha. Bye. Warubizi.